nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo Premier League yatangiraga ni shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo yari itangiye imikino nk'ingahe ya mbere ikipe mukunda ya Arsenal n'abandi banyarwanda bayikunda ndetse no hirya no hino yaratsinzwe abantu baravuga bibi cyane yaratsinzwe namwe mugira icyo muvuga muranacyandika kuri Twitter burya rero nyakubahwa perezida wa repubulika mumaze kwandika abantu barasoma twarabisomye reka mbabwire icyo abantu bavuze baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi ni nuko babita your excellency ati ikipe turariza umusaza nabi kwikitabuze mu rutoki ari amakoma yayiretse agashaka itsinda iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera hitamo ryanyu ari ibintu bibiri Arsenal njya kuyihitamo kuba timu nkunda n'iki hashize igihe kinini bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenzeho icyo gihe yari timu nyine kandi ifite amateka gaburi ugiye kureba muri English Premier League muri aya matimu yose ni imwe mu za mbere zabanje zirengeje imyaka 100 ariko banakinaga neza n'iki icyo gihe njya kuyifana nkakunda abakinnyi bayirimo nkakunda umukino wabo umeze n'iki hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi aho idaheruka muri Big Four rero nibuka muri 2011 hambere your excellency ndavuga na 2011 nabwo hari indi tweet nigeze gukora yego indi ni yejo bundi nabwo nayo mvuga nk'ibyo narebaga itagenda neza nabyo mbivuga ndetse nza kuvuga ntakwiye kugira igihinduka ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi ari umutoza ariko hagomba kugira igihinduka kubera ko narebaga ubona batangiye ubundi bajyaga baba mbere nyine iteka mu ba mbere bane in fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye bigeze aho muri ba mbere bane nabo bigeze aho no mu ba mbere 10 bakaba babamo ureba ko bitagenda neza so ntabwo rero iyo ukunda ikintu ntabwo gusa kantu gato kaba bahera ko kuri jye umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabishobora no kuvuga ati ibi ngibi nafanaga nakurikiranaga ndashaka iriya ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora ariko ntabwo ariko meze niba naragikunze ndahendahenda ndihangana najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahinde kubera ko batsinzwe ni ikibazo ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti ariko noneho ikindi cya kabiri ujya ubona muri biriya bihe bitari bya kera nabyo twaje kugira umubano n'iriya timu nk'igihugu wabonye biriya bya Visit Rwanda ntabwo rero wakumuhindura buri kintu gusa uko habaye akabazo ukagira utya ahubwo ukemura ikibazo aho kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka aho kugira ngo uhunge ikibazo murabyemera iyo yatsinzwe nibyo ndabyemera nyine kuko hari abandi ikipe zabo zitsindwa ari nabwo biba binagaragaraga mbibona no mu minota ya mbere ndabibona ngo bagiye gutsinda mubibona kuko ubona ukuntu bakina ukamenya abantu bari butsindwe ariko murawurangiza uwo mukino mwamaze kubona ibimenyetso by'uko atari kenshi ndawurangiza ntabwo nabihunga nta kibazo bintwaye
wemera ikibazo uko kimeze, ntabwo njya mpunga ibibazo njyewe, nicyo kintunze. Ntabwo mpunga ibibazo. Mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo, umuntu akomeza ari inshuti, keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe, ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha, aguma ari inshuti, namufasha ahubwo mbishoboye. Ntabwo nahunga umuntu, inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago. Ntabwo ariko bimera. So n'abariya nabo ntabwo ari icyaha, ni amakosa gusa, ariko amakosa ntabwo ari icyaha. Icyaha hari amakosa, bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari. Niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu, kandi ndababwira, mbona umwanya wo kuvugana nabo, njya mvugana nabo bakabyakira. Wabonye n'igihe umutoza wa Arsenal wa kera witwaga Arsene Wenger, wabonye ko yaje hano azanye na perezida wa FIFA, twarahuye twaranaganiriye, tujya no mu bya kera, njya no muri ibyo nanditse nabyo ndabimubwira, mubwira n'icyo nabivugiye, usanga turaganira. Niyo ngenda jyewe hanze nanyuze nka London hakaba umupira, hari n'ubwo njyayo nkajya muri stade nkajya kureba uwo mupira. Ubu dusigaye dufite rero indi timu nayo dukorana nayo, sinzi nayo ibizi, ubu nayo igiye kuba iya kabiri mu zo nkunda kubera impamvu zimwe na zimwe, Paris Saint-Germain nayo dufitanye umubano, ariko noneho irimo n'abakinnyi beza, baragenda babonye ejo bundi Messi arimo yambaye na Visit Rwanda mu Bufaransa, kuba agiye kwamamaza u Rwanda hariya, warabibonye? Yego. N'abariya ba Neymar, Mbappe n'abandi, biriya ni ubu nayo ni ebyiri, ubu mufana ni siteme ebyiri. Mace ya zombi ibereye rimwe, mwareba iyihe? Nareba iyo maci nyine, najya mpindura ngo imwe nkayiha 50% n'indi 50%, ariko mbonye ikora neza cyane, ikina neza, ufite umukino nayiha more time, nayiha igihe kirenze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twasoreza aha, tubashimira cyane umwanya wanyu mwaduhaye, ariko cyane cyane n'amakuru akomeye muduhaye muri iki kiganiro, musanzwe muyaduha, aho mwavuze muti ibi ndabivuga kamera zifunguye, kandi koko zari zifunguye, natwe turakomeza kuyabyaza umusaruro, kandi abaturuta, ndavuga abanyarwanda dukomoka, waravuze ngo imvura igwa nisubira. Ese twongeye kubatumira, are you ready? Mwaratinze. No, mwaratinze. Murakoze. Utaha ni mu ntumira nzaza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka tubashimire, ariko dushimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika.